shimirwa munini imitsino shimirwa mubyeyi wowe waduhaye ubuzima ukaduha n'ibyo dukenera byose. Bana b'Imana nimuhumure, Imana iri kumwe natwe tuyigumire iruhande kuri iki cyumweru cya gatanu gisanzwe umwaka B tariki 7 Gashyantare 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cya Yobu umutwe wa 7 murongo wa 1 kugeza ku wa 4 n'umurongo wa 6 kugeza ku wa 7. Yobu afata ijambo maze aravuga ati: hano ku isi kubaho ku muntu ni nko kurwana intambara, kandi ubuzima bwe ndaho butaniye n'ubw'umucancuro. Nge rero nsa n'umucakara wifuza amafu cyangwa umucancuro uharanira agahembo ke. Inshuro yanjye yaba amezi yo kumanjirwa, amajoro ubabara mbere igihembo. Iyo ndyamye ndavuga ngo icyampa ngo mbyuke, naba mbyutse ntibwira nkiriho. Nuko nkirwa mbunza imitima ntyo umugoroba ugakika. Iminsi yo kubaho kwanjye iriruka amasigamana, irazimira ubutagaruka. Ibuka ko ubugingo bwanjye ari nk'umuyaga, amaso yanjye nta kibonye ihirwe ukundi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 147. Nimuze dusingize Nyagasani, we womora ibikomere byacu. Mbega ukuntu ari byiza kuririmbira Imana yacu, ntibigire uko bisa kuyisingiza uko bikwiye. Uhoraho niwe ukiza abafite intimba ku mutima, maze akomora ibikomere byabo. Amenya kubarura inyenyeri zibaho, akazivuga zose mu mazina yazo. Umutegetsi wacu ni igihanganye n'umunyamaboko, ubwenge bwe ntibugira urugero. Uhoraho ashyigikira ab'intamenyekana, naho abagome akabacisha bugufi. Nimuhanikire Uhoraho indirimbo imushimagiza, mucurangira Imana yacu umurya w'inanga. Nimuze dusingize Nyagasani, we womora ibikomere byacu. Isomo rya kabiri niryo mu ya mbere mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye abanyakorinti umutwe wa 9 murongo wa 16 kugeza ku wa 19 n'umurongo wa 22 kugeza ku wa 23. Bavandimwe, kuba naramamaje inkuru nziza sibyo byatuma nirata, kuko ari umurimo ngombwa nashinzwe. Ndi imbere rero niyo ntamamaje inkuru nziza. Yabaye rero nabikoraga ku bwende bwanjye, nari nkwiye kubihemberwa, ariko ubwo mbitegetswe ni umuzigo nahawe. Ubwo si ishimwe ryanjye rishingiye he? Rishingiye ku kwamamaza inkuru nziza ku buntu, ntarambirije ku burenganzira mpabwa nayo. Nubwo nigenga kuri bose, nahisemo kwigira umugaragu wa bose, kugira ngo nigarure benshi muri bo. Nigize umunyantege nke mu banyantege nke, ngo niyegereze abanyantege nke. Nihwanyije na bose muri byose, kugira ngo ngire abo mbarokoramo. Ibyo kandi bikorera inkuru nziza, kugira ngo nzayigireho uruhare. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Mariko umutwe wa 1 murongo wa 29 kugeza ku 39. Muri icyo gihe Yesu akiva mu isengero ajya kwa Simoni na Andereya, ari kumwe na Yakobo na Yohani. Ubwo rero nyirabukwe wa Simoni yari aryamye ahinda umuriro. Bahita babwira Yesu iby'uburwayi bwe. Niko kumwegera amufata ukuboko aramuhagurutsa. Nuko umuriro urazima atangira kubazimanira. Bugorobye izuba rimaze kurenga, bamuzanira abarwayi bose n'abahanzweho na roho mbi. Mbese umujyi wose ukoranira imbere y'umuryango. Nuko akiza abarwayi benshi bari babajwe n'indwara z'amoko menshi, kandi yirukana roho mbi nyinshi, ariko akazibuza kumuvuga kuko zari zizi uwo ari we. Bukeye bwaho Yesu abyuka mu rukerera, arasohoka ajya ahantu hiherereye, nuko arasenga. Bamubonye baramubwira bati, rubanda rwose ruragushaka. We rero arabasubiza ati, nimucyo tujya ahandi mu nsisiro za hafi, naho mpamamaza inkuru nziza, kuko ari cyo cyanzanye. Nuko azenguruka Galileya yose, yamamaza inkuru nziza mu masengero yabo, kandi yirukana roho mbi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, Imana iradukunda, yaturemye kandi iradukiza buri munsi. Muri amasomo y'iki cyumweru tuzazirikana ku ngingo remezo igira iti Imana ihorana natwe. Iyo turi mu byishimo, mu mahoro, akenshi twumva ko Imana ihari ariyo yabikoze, kandi nibyo koko. Ariko iyo hagize gato gatagenda neza, ibibazo, ibyago, uburwayi, tujya kure y'Imana tukivumbura ngo Imana iduteje ibyago. Turibuze kubona muri aya masomo ko Imana ihorana natwe igihe cyose, ije kutugira neza, ije kutuzahura, ije kudukiza. Rero turazirikana ku ngingo 3. Aho ikibi gituruka, Yesu adukiza ikibi n'uruhare rwacu mu mukiro wacu cyangwa mu korama kwacu. Ingingo ya mbere, aho ikibi gituruka. Mu isomo rya mbere mu gitabo cya Yobu bagaruka cyane ku musozo, intungane zizagororerwa, la rétribution de juste. Byumvikane ko n'abagome birangira babonye igihano cy'ibi bakoze. Yobu rero nk'umuntu uri ku isi
nubwo yakomeje kwitwara neza ariko ibyago byakomeje kumwibasira, agakomeza kwibaza amaherezo ye ati hano ku isi kubaho ku muntu ni nko kurwana intambara. Inshuro yanjye aba y'amezi yo kumanjirwa, amajoro y'ububabare ambera igihembo. Ye baba we, nubwo Yobu ari mu kaga gakomeye ariko azakomeza kwiringira Imana no kwishingikiriza Imana yonyine. Bizarangira Uhoraho amutabaye, amugororeye, amuhaye igihembo. Burya abavandimwe, ingororano y'ineza ni ineza. Bitwibutsa ko umuntu wese ukora neza hano ku isi, amaherezo igihembo cye ni mu ijuru. Muri ibyo Zaburi ati nimuze dusingize Nyagasani, we womora ibikomere byacu. Umugambi w'Imana ni wo gutugera neza buri gihe, kudukiza, kudukura habi, kutuzahura. Abahanga benshi bagiye gushakisha aho ikibi gituruka, ariko kugeza na n'ubu baracyashakisha. Bamwe bati ko Imana avuga ko ari nziza igihe cyose kandi ko ikunda abantu, kukireka abantu bababara bene aka kageni. Abandi bati Imana yaradutereranye, iyo ibonye rukomeye irahunga. Mbese nka mvugo y'Umunyarwanda yaba irimo ubuhakanyi igira iti Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Mbese nkaho igice kimwe Imana ikora ariko ikindi ntibihari. Oya, Imana ku manywa na nijoro ihora i Rwanda. Gutaha i Rwanda twabyerekeza ku mukristu wakumva gutaha nko gutura, demeurer, kuguma. Kuryama mbese tukabyumva nko gutahava, kuhaguma. Ibyo bibazo byose abantu bibaza ku mikorere y'Imana biragoye ko umuntu nk'ikiremwa muntu yashobora kubisubiza byose, dore ko ubwenge bwacu bufite intangiriro n'iherezo, de limite. Gusa icyo twemera nuko Imana ihorana natwe nubwo tutaba tuyibona, kandi ko atari iduteza ibyago. Cyakora reka dusuzumire hamwe mu ncamake ahantu hani ibyago byaba bituruka. Ahambere, ubushanguke. Ubumenyi bwa metafizika hirya y'ibigaragara bemeza ko ikibi ubwacyo kitabaho. Bati le mal c'est la corruption du bien. Ikibi buri gihe kiba kimeze nk'inzererezi, vagus, vagabond, parasite, indiririzi. Kiza gishakisha uburyohe ku cyiza, kikagishamikiraho, kikakimunga. Mbese nkangano nziza urumamfu ruza rwivanga kubera umwanzi urutera. Imana rero ni nziza igihe cyose kandi ibyo yaremye byose ni byiza, uretse icyo kibi cyiza cyangiza icyiza. Aha kabiri ni imiterere y'isi dutuye. Isi n'abayiriho ni ibiremwa, kandi ikiremwa cyose kiravuka, intangiriro, commencement, kigakura, development, ariko kikazanapfa, fin, urupfu. Ibiza rero, imitingito, imiyaga n'ibindi byangiza isi n'abayituye biterwa n'imiterere y'isi dutuye, ku buryo ntaho kwihandagaza ngo yemeze ko isi itazarangira, ko ibiremwa bizahoraho. Rero nta kumera nk'aho umutegetsi wo muri Afurika, umuyobozi mukuru yaje gusura akamubaza impamvu hagaragaye impfu z'abantu benshi muri ako karere. Nuko mu mihigo yahize yo kwisubiraho ati nyakubahwa umuyobozi, umuhigo wanjye nuko nta muntu uzongera gupfa muri aka karere. Ye baba we, nta uzongera gupfa? Muvandimwe, gupfa aho tuzapfa, ahubwo no kwibaza niba nzapfa nkiri kumwe n'Imana cyangwa naritandukanyije nayo. Aha gatatu ni abantu bagenzi bacu bashobora kuduteza ibyago kubera ubugome, ishyari n'urwango. Birababaje bavandimwe, hari abantu bamwe muri iyi minsi bakiri kwitakana Imana ngo niyo iduteza corona. Ese corona ni Imana yizanye ngo iturimbure? Oya, Imana umubyeyi wacu twamujyanye n'umubyeyi ukunda abana be, noneho yashingura ukuguru ngo agiye ku isoko kubahahira, yahindukira azanye ihaho agasanga aba bana barwanye, umukuru yamenye umuturuguma, bikarangira umubyeyi ajyanye inkomere kwa muganga, ndetse na ryahaho akaza kuri haho wa mwana wakubise mugenzi we. Ngo kuko ibyago tubyegeka ku Mana, za corona abagome bandi baduteje tukabyegeka ku Mana yagowe. Nyamara nubwo abantu b'abagome bateza corona, Imana n'ubundi umurimo wayo ni wo kudutabara, igatabara inkomere ndetse igatabara n'uwateje ibibazo ku mpuhwe zayo. Aha kandi ikibi gituruka ni kuri nge, kuri wowe, ku muntu ku giti cye. Imana yahawe umuntu ubwigenge, liberté et responsabilité. Iyo ukoresheje ubwigenge neza ubaho neza, naho iyo ubukoresheje nabi ubikigenge, ugakurura ibyago, ukiteza ibyago ukabiteza n'abandi. Izo zero zose tumaze kurondora hamwe n'izindi nyinshi, umwanzi sekibi azinyuramo cyane ngo tugirire nabi, atubuza Imana. Ni nayo mpamvu Imana ikora ibishoboka byose igatugumira iruhande ngo idukize ababi n'abeza, abagira nabi n'abagome. Twese Imana iradukunda. Ingingo ya kabiri, Yesu atuzaniye umukiro. Ivanjiri yitwa nanone inkuru nziza y'umukiro. Pawulo mutagatifu mu isomo rya mbere ati ndi imbere niba ntamamaje inkuru nziza. Pawulo mu gutugezaho inkuru nziza y'umukiro akoresha rya jambo compassion, souffrir avec, kubabara n'abandi. Ati nahisemo kwigira umugaragu wa bose kugira ngo nigarure benshi muri bo, nigize umunyantege nke mu banyantege nke. Amen. Mubazi koga, iyo umuntu yarohamye mu mazi, uburyo bwiza no kumusanga ukubira mu mazi nawe ukajya kumuzahura, kumuzamura. Uburyo bwo kuzahura nibwo Yesu akoresha adukiza, akiyizira ubwe,
Imana ntivuga mu magambo gusa ngo iradukunda, ahubwo ibishyira no mu bikorwa. Yohereza Yezu umwana wayo umukiza. Uyu munsi turumva Yezu akiza abantu b'ingeri zose, bitwereka ko Imana atari iteza ibibazo ikibi, kuko nayo ubwayo ihangayikishijwe n'ikibi nuko abantu batameze neza. Yezu ntabwo arandura burundu ikibi mu bantu, kubera ko aramutse akiranduye twese twahita dushira, twarandukana nacyo dukurikije uburyo twabonyemo ikibi kizamo. Ahubwo Yezu akomeza kudukunda, aduhendahenda, ahengekereza kugira ngo mwisarura rwa rumamfu rwaje kudusagararira azabone uburyo aruvangura n'imbuto nziza, abana b'Imana abitwaye neza. Nakwibaza nti nk'ubu Yezu aje kunsarura uyu munsi, nagenda ikibi cyanshizemo cyangwa wasanga kugeza ubu itarivangura? Yezu rero muri Evanjiri aragaragaza compassion, yifatanyije n'ababaye b'ingeri nyinshi, harimo nyirabukwe wa Petero akiza, yarangiza kumukiza akamuzimanira. Byumvikane ko iyo urwaye hari aho utagera, hari ibyo utaba ushoboye gukora. Uburwayi bikurenza ubundi ni ukudashobora kwegera Imana no kwita ku bandi. Yezu rero agakomeza akiza n'abandi benshi bamugana, bati bugorobye izuba rimaze kurenga, bamuzanira abarwayi bose n'abahanzweho na roho mbi. Amen. Iki kibazo cy'ububabare ku bantu gihangayikishije Imana. Yezu rero ntabwo akuraho ububabare ku bantu, n'ikimenyimenyi nawe azabunyuramo ngo adukize, umusaraba, agira ngo twibutse ko kuri iyi si ari urugamba rukomeye, aho ikibi kirwana n'icyiza, ariko muri byose Imana nayo ifata iya mbere mu kudufasha kuzatsinda. Ingingo ya 3, uruhare rwacu mu mukiro cyangwa mu korama kwacu. Mutagatifu Agustina ati Imana yaturemye nta ruhare tubigizemo, ariko mu kuducungura hagomba uruhare rwacu. Bavandimwe, ni kangahe ibyago duhura nabyo akenshi tubicurikira ku Mana ngo niyo ibiduteza, cyangwa tukabyegeka ku bandi ngo nibo baduhemukira, ariko tukibagirwa uruhare rwacu bwite mu kwihemukira kubera gukoresha nawe ubwigenge Imana yaduhaye. Ubwigenge ni ugukora icyiza. La liberté, ce n'est pas libertinage, mais c'est faire le bien. Ubwigenge ntabwo ari ukuba icyigenge, ahubwo ni ugukora icyiza. Dutekereze ku bwigenge n'inshingano, liberté et notre responsabilité Imana yaduhaye uko tubikoresha. Iyo tubikoresheje neza turahirwa, twabikoresha nabi tukiteza ibyago, tugateza n'abandi ibyago. Umunsi umwe umugabo witwa Muhire yari yarangije kwiga kaminuza, ariko yarabuze akazi, inzara n'ubukene bimumereye nabi. Nuko muri aka gace n'ubundi bari barimo habagamo n'ubundi umukire umunyamutima mwiza akitwa Karamira. Yarazi Muhire, ariko Muhire watamuzi. Muhire rero akaba yarazwi nk'inyangamugabo muri ako gace, nubwo yari umushomeri rwose. Nuko Karamira amutumaho, amwohereza urufunguzo rw'iduka ye, yari ririmo ibiribwa, imifuka y'isukari, imyunyu, umuceri n'ibindi biribwa by'ubwoko bwinshi. Iryo duka ryari rifite agaciro k'amadolari 20,000. Nuko aryegurira Muhire ngo amukorere, kugira ngo Karamira ashobore kujya agoboka abakene, imfubyi, abarwayi, abashonji n'abandi bose bababaye. Abwira Muhire ati nubwo utanzi ariko njye ndakuzi, uzakoreshe neza uwo mutungo wanjye, ni wowe gerant, uzashake comptable na caissier mu bana b'imfubyi b'abakene barangije kwiga bakaba barabuze akazi. Mbese nkuko nawe ugiriwe neza, nawe genda ugenzereza abandi neza. Ngewe rero ndi mu mahanga nkurikirana imishinga yanjye yose, wowe buri mugoroba uzajya umpa raporo yanditse kuri interinete. Muhire akimara gushyikira urufunguzo rw'iduka aratangira arakora koko. Umusore umwe w'imfubyi warurangije kwiga kontabilite aza kumusaba akazi. Muhire arakamwima ati ahubwo uzaba kigingi w'iri duka ryanjye. Nuko umusore arabyemera aba kigingi. Muhire ahita afata umugore we amugira comptable n'umuhungu we amugira caissier. Nuko atanga raporo kwa bosi ko ya myanya yashyize mu imfubyi. Uko yacuruzaga ku mugoroba agatanga raporo uko ibintu biri kugenda neza, ko kandi ari kunguka bikomeye. Muhire rero buri munsi agafata imifuko 10 kuri buri bwoko akayikoreza wa kigingi ngo yitware muri famiye yo kwa Muhire. Kigingi we akazi ke kakagarukira mu kwikorera, ndetse na ducya hembwe Muhire akatumuha amutuka. Muhire rero amaze gukora sitoke yubashye iwe, nawe azajya acururizamo mu minsi iri imbere mu kwiteganyiriza. Nuko agiye gutanga raporo nkuko yarabimenyereye, avuga ko bamwibye iduka ryose, none ngo aracyari muri ankete. Izo nshuro zose yatangaga raporo bakoresha inyandiko na Karamira. Nuko Karamira amusaba ko bavugana n'ijwi. Muhire rero wari wizeye ko Karamira ari mu mahanga, agiye kumva yumva we ari kuganira, ari kumubeshya begeranye mu cyumba kimwe. Agiye kubona abone ni wa kigingi bari kuvugana. Muhire aratangara ati ni wo Karamira. Muhire n'isoni nyinshi yibaza aho yahungira. Yatekereza uburyo uwo boss we yamugize kigingi, yatekereza n'uburyo bwose kigingi ari wo twaraga iyo mizigo ayijyana kwa Muhire. Muhire yatekereza n'uburyo yajyaga mubeshya bwose, kandi bari kumwe buri munsi. Umugabo muzima abura aho yarigitira. Nibwo bose Karamira ari wo wa kigingi wakurikiranaga buri munsi ibicuruzwa bye
byabaye ngombwa ko asubirana ibyo Muhire byose yari yaramunyaze. Umugore n'umuhungu wa Muhire babura akazi batyo, urugo rwongera gusubira ibubisi. Babyeyi, ngo kuko Imana ibana natwe buri munsi twe tutabizi, ikigira umugaragu wacu, ikihindura kigingi wacu, umucakara, ikaza mu ishusho y'imfubyi, umukene tugomba gufasha tukamugira neza, warangiza wo kubera ubugugu no kwikunda ugakoresha ikene wabo, amasano, kuronda, bikarangira ushizemo ubusumbane. Ngo kuko twivusa amahirwe n'imigisha Imana iba yatugeneye ngo bidufashe, ngo bifashe n'abandi. Ese ngewe Karamira mpaye akazi najya mwungukira ngamuha raporo nziza ntamubeshya? Bavandimwe, n'ukwitonda. Muri iyi si harimo abamaneko ubwoko bwinshi. N'ukwitonda, umuntu warwe gushinga ibintu agahindukirira uwe ubwe agakubera n'umukozi, ukajya wubwira ko ari boss uri mu mahanga, ukikora ibyo ushatse byose, ukigira uko ushatse. Ni nk'uko Imana yacu rero nayo iduhora iruhande, tubana nayo buri gihe, tugendana nayo nubwo tutayiruzi, nyamara yiraturuzi. Muhire nubwo ataruzi Karamira, ariko Karamira waramuruzi kandi aramuzi. Imana nubwo ntayizi ariko yiranzi, Imana nubwo ntayibona ariko yirambona. Muvandimwe, ntugahemuke, ntukabeshye. Uko ntacyo wakora ngo Imana yo uyihishe, kuko yo irakuruzi. Komera rero uba umunyakuri buri gihe cyose naho uri hose, haba mu byishimo haba mu byago. Imana ntishobora kudutererana, Imana ihorana natwe. Nyagasani kongerera ukwemera. Amen. Mugire icyumweru cyiza. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.